Gogo ubwo bagombaga kugenda bagomba guhita bashyira umukono ku masezerano bakaza guhita barangizanya abaha cash. Ubwo bageraga muri iyo hoteli imwe, Gogo abantu bari bamuzi cyangwa se abantu bari batuwe babana nawe, Gogo buriya ngo yajyaga abana n'ubudwayi twakita nk'igicubi, ukaba yarashatse yarageze mu gihe cyo kuba yabona amafaranga cyangwa se yajya mu bihe byiza. Abantu akenshi bakagenda babihuza no kuvuga ngo ese kubera iki bamwe baravuga ngo bahita bigendera gukurogwa. Abantu barabonye Pastor Togene Nzawuke amaze kubaka inzu, haguza akamodoka, abaragiye ejo bundi dore imbogo abaragiye atangiye kwigurira uduka twe, ingurube iki byose. Gogo atangiye kurira indege ari kujya Uganda, bamwishyuye agiye kuririmba yo, none dore nawe aragiye. Ni ibintu byinshi biri kuvuga. Rero ndagira ngo wenda twakoze ikiganiro ariko ubu no tugarutse tuza kureba hari ibintu biri kuvugwa. Mu kanya hari umuntu duhamagaye bamwiteze kera, abantu baramuzi muri iyi mihanda ari Uganda. Tutarajya kuri Ezekiel ndagira ngo ino nkuru tuze kuyihera hasi, ubwo abantu badukurikira ngaha kuri Side, ndetse tuzajya tubana umunsi ku munsi, tukabana kuri Side Rwanda ndetse tukabana no ku rugendo online. Ubwo turagira ngo tubabwire ko uyu Gogo nibyo duhereye ku nkuru y'akababaro yo kuba Gogo yitabye Imana ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 mu ijoro, ubwo ni mu ijoro ryakeye nibwo Gogo ngo yitabye Imana ku isaha y'isa 3:30. Nawe ari kukubwira ko ayo makuru yahawe n'umuntu ngo ubizi neza, ndetse ngo agiye no kureba agiye no kureba ngo akamukoresha ikiganiro. Yego ni amakuru Ezekiel duhaye webwe, ari kuvuga ko Gogo mbere yuko bambuka umupaka uhuza u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda, bagiye mu gihugu cya Uganda. Ubwo ni amakuru turi gukura imihanda kuko ntago twege twaza guhinyuza amakuru ya muganga, ngo bahawe amafaranga miliyoni 80 z'amashiringi. Ubwo naya magande, ubwo nituzi ubwo abayashyira mu Manyarwanda baraza kureba uko angana. Biri kuvugwa ko ngo aya mafaranga Gogo ngo ashobora kuba ari intandaro yuko yaba ari yazize. Gogo ndagira ngo nkubwire ko Gogo yahagurutse ahangaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 umwaka turimo, ubwo ni uyu mwaka 2025. Ubwo abantu bazi kugenda bamenya ngo ese Gogo agwe Uganda byagenze gute, yari yagiye mu biki byagenze gute. Yego ndagira mbabwire ko Gogo ubwo yahagurukaga ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 umwaka 2025 agahagurukana na team management ye. Ubwo naba mureberera bahagurukanye i Kigali berekeza mu gihugu cya Uganda. Aha mu gihugu cya Uganda ndagira ngo nze kukubwira ko bari bagiye mu giterane cyangwa se mu gitaramo, aho bari batumiwe ahitwa Kakumiro. Aha Kakumiro niho bari bagiye mu giterane cyangwa se mu gitaramo cyari kuba ku cyumweru. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshall Real Estate nona. Muraho neza Ezekiel? Ni amahoro? Ni amahoro, turashima Imana. Yego tukomeze kwihangana twese kubera ko ibyo nguhamagariye uri Uganda. Ni inkuru y'akababaro yageze ku Banyarwanda, umuhanzikazi wari uri kuzamuka mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, Gloriosa cyangwa se bamenyekanye kuri Gogo, Blood of Jesus, yamaze kwitaba Imana. Ese hari amakuru nk'umuntu uri Uganda waba bashije kumenya icyo yazize? Ese wabashe kugera wenda kuri morgue y'ibitaro yararwariyeho? Nagerageje urabona Kampala ni umujyi munini cyane.
nagerageje gushaka kujyayo ndi kumwe na Prophete Sekazuba ariko twagerageje telefoni z'abantu bari kwitabaro cyangwa se aho yatabarukiye nta numwe uri kudufata kuri telefoni nta uri kutuvugisha ngo tumenye uko bimeze ubu tuvugana rwose ntabwo ndagerayo mbwije ukuri abanyarwanda ariko si uko ntabishaka si nuko ntabishyize muri gahunda ahubwo nuko nabuze unyobora ngo ambwire ibitaro nyakwigendera yaguyeho aho biherereye kuko Kampala ni nini. Gloriosa numwe mu bantu bari bazwi aho ngaho Uganda ese urupfu rwe n'abantu baba barumenye gute aho ngaho mbese umwukomeza ute cyangwa se nta nubwo bazi wenda ibyabaye n'abanyarwanda bari kubimenya? Ni urupfu ruri kuvugisha abantu benshi cyane ko ubu tuvugana ngiye kureba umuntu ufite amakuru yuzuye Gogo ahaguruka mu gihugu cy'u Rwanda azanwa muri Uganda bivugwa yuko hari amafaranga Gogo yishyuwe amafaranga yishyuwe agera muri miliyoni 80 ziri mu mafaranga y'amashiringi y'amagande ubwo rero nuzishyira mu manyarwanda ashobora kuba ari muri miliyoni 20 cyangwa se 30 gutyo bikaba rero bamwe muri bo bakeka yuko urupfu rwe rufitanye isano wenda n'ayo mafaranga ariko iyo ni amakuru nanjye ngiye guhabwa n'abayifitiye ubu babizi bashobora kuba bari muri uwo mukino hari icyo babiziho wenda nibo bari buze kuza kubinsobanura ariko mu makuru ndi gukabuta agendanye nuko nyakwigendera Gogo yitabye Imana ku cyumweru yarari mu giterane cy'abari bamutumiye nyuma barataha aho acumbitse nyuma yaho rero ngo afatwa n'uburwayi ngo bw'igicuri arangije yitaba Imana. Ezekiye wenda kuri ayo makuru uri gutohoza aho biba bihuriye n'ayo mafaranga ubwo se bikaba ayo mafaranga kuko urumva yari afite abajyanama cyangwa se bamuri hafi harimo manager we abantu basanzwe babona bari kumwe mu biganiro hari ndetse na BKM birashoboka ko harimo n'undi muntu umwe sinzi ariko urumva yari afite timu iyo timu se ikaba ari abiri inyuma yabyo cyangwa hakaba hari abandi bantu bari ku ruhande? Nanjye nibyo bintu biri kunshanga kuko urumva abantu baba baguha amakuru agiye atandukanye urumva ntabwo ariyo mpamvu ngiyewe nshaka ko bidaturuka ko ayo makuru ari ayanjye ari njye uyafite kuko uyafite ampamagaye mu kanya ambwira ati ngiyewe mfite amakuru yuzuye ku bigendanye n'urupfu rwa nyakwigendera urahagana hehe ngo nkwihera amakuru kuko bitumvikana ngenzi uburyo yakuwe mu Rwanda azanwa mu giterane muri Uganda amafaranga yishyuwe naya none arapfuye urupfu rwe urumva rudafitanye isano n'uburyo bw'ayo mafaranga nicyo kintu we ampamagariye urumva rero nge nimara kumuzana ninjye uri bumwihatira ibibazo we yabwiwe cyangwa se nawe waba uri mu bantu bashaka kuyobya uburari ariko urupfu rwa nyakwigendera ruri mu biganza byanyu. Yego ni Inside Rwanda Media turabasuje cyane aho muri hose mudukurikira umunsi ku munsi nizere ko bihe byanyu bimeze neza nimba bitanameze neza kandi wihangane wizere Imana. Nitwa Gakire Samu ndagarutse n'ubundi mu inkuru tugiye kuza kuganiraho ndi kumwe na mugenzi wanjye Kabaka. Wiriwe waramutse? Uraho neza Sam? Na amahoro? Ni amahoro turashima Imana urebye ntacyo tubaye. Yego ntacyo tubaye nubwo hari abandi biba bitameze neza no kwihangana cyane. Yego nari kuvuga ko tugiye kuganira ku inkuru y'urupfu rwa Gogo. Ni inkuru yatunguranye uvuga ngo urupfu rwa Gogo
rwatunguye abanyarwanda, rwatunguye abagande, rwatunguye isi yose muri rusange, rwatunguye ibihugu byo muri East Africa bya postinze. yego mpita mvuga nti uyu muntu utuvuyemo buriya mugani, hari abantu bavuga ngo ibyiza by'umuntu cyangwa se agaciro umuntu yari afite hari igihe kamenyekana ari uko atakiriho. Gogo yagiye mu kanya numvisha abantu bari kuvuga ngo ariko kubera iki y'umuntu atangiye kumera nk'uwamamaye cyangwa uzutse cyangwa uvuye mu buzima bubi yari arimo, Imana itangiye kumublessinga inshuro nyinshi hano duhita tubona apfuye. Mpita mfata urugero rwa Tojene. ni keshi abantu usanga bagenda babihuza no kuba hari igihe umuntu hari ubuzima yabagamo muri rusange, ubuzima umuntu yashakishaga abamo, ariko ugasanga bwa buzima niba avuye, niba tuvuge niba warubaye mu buzima bubi, ukaba yarashatse yarageze mu gihe cyo kuba yabona amafaranga cyangwa se yajya mu bihe byiza, abantu akenshi bakagenda babihuza no kuvuga ngo ese kubera iki bamwe baravuga ngo bahita bigendera, ngo kurogwa. Abantu barabonye Pastor Tojene Nzawuke amaze kubaka inzu, aguza akamodoka, abaragiye. Ejo bundi dore imbogo abaragiye, atangiye kwigurira uduka twe, ingurube, iki byose. Gogo atangiye kurira indege ari kujya Uganda, bamwishyuye agiye kuririmba yo, none dore nawe agiye. Ni ibintu byinshi biri kuvuga. Rero ndagira ngo wenda twakoze ikiganiro, ariko ubundi no tugarutse tuza kureba hari ibintu biri kuvugwa. Mu kanya hari umuntu duhamagaye bamwiteze kera, abantu baramuzi muri iyi mihanda, ari Uganda. Tutarajya kuri Ezekiel, nagira ngo ino nkuru tuze kuyihera hasi, ubwo abantu badukurikira ngaha kuri Side, ndetse tuzajya tubana umunsi ku munsi, tukabana kuri Side Rwanda, ndetse tukabana no ku rugendo online. Ubwo turagira ngo tubabwire ko uyu Gogo nibyo duhereye ku nkuru y'akababaro yo kuba Gogo yitabye Imana ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 mu ijoro, ubwo ni mu ijoro ryakeye nibwo Gogo ngo yitabye Imana ku isaha y'isa 3:30. Niko abari bari kumwe nawe cyangwa se team management yiwe yatugejejeho amakuru, itubwira ubwo na makuru dukesha bike mu nyirizina bari bari kumwe haba kwa muganga, ndetse ndagira ngo tuze guhera ino nkuru, impamvu nari ngushubije inyuma tuze kuyihera inyuma. Mu minsi ishize twagiye tubona Gogo yitabira ibitaramo bitandukanye mu gihugu cya Uganda, bikanitabirwa, ndetse ni Gogo wari umaze kubaka izina ahangaha mu Rwanda, wari umaze kugira fame, yari amaze gukundwa n'abantu benshi, ariko nanone no muri East Africa wabonaga ko ni umwe mu bana b'abakobwa wari umaze kugira fame, abantu bamukurikira, kandi byari na byiza, byari ibintu bihesha agaciro cyangwa se bituma aba bana n'ubumuga babasha kwisanzura. Sibyo, bakabona ko bahawe ijambo, bakabona ko muri cyagiye hari bamwe no mu buryo bw'imibereho byari biri kumuhindurira ubuzima. Hari bamwe tukibona babana n'ubumuga ariko ugasanga baracyatotezwa, bafite impano, barahejwe. Ugasanga mu miryango yabo abantu ntibashaka ko basohoka, ariko byari iby'agaciro kuba babonaga Gogo nka mugenzi wabo hari aho ageze, yarahawe ijambo ahantu hose, ubona ko aho ageze amakamera mutunga bakamubona, byo bibafasha kuba mu mitima yabo babasha kwisanzura, bakavuga ko nabo byibuze bakagira icyizere. Nibyo nari nyikubwira ngo Gogo mu minsi ishize twabonaga ibitaramo byiwe mu gihugu cya Uganda yatumirwagamo mu biterane ndetse n'ibindi. Gogo ndagira ngo nkubwire ko Gogo yahagurutse ahangaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 umwaka turimo, ubwo ni uyu mwaka 2025. Ubwo abantu bazi kugenda bamenya ngo ese Gogo agwe Uganda byagenze gute, yari yagiye mu biki byagenze gute. Ndagira mbabwire ko Gogo ubwo yahagurukaga ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 umwaka 2025, agahagurukana na team management ye, ubwo naba mureberera, bahagurukanye i Kigali berekeza mu gihugu cya Uganda. Aha mu gihugu cya Uganda ndagira ngo nze kukubwira ko bari bagiye mu giterane cyangwa se mu gitaramo, aho bari batumiwe ahitwa Kakumiro. Aha Kakumiro niho bari bagiye mu giterane cyangwa se mu gitaramo cyari kuba ku cyumweru.
ndagira ngo ibi bintu uze kubyumva neza abantu baze kumenya ngo ese urugendo rwa Gogo rwagenze gute, ese uyu Gogo yitabye Imana gute, yaguye mu gihugu cya Uganda gute. Yego. Urumva bahagurutse ku munsi wo kuwa kane kw'ino tariki nakubwiye 28 z'ukwezi kwa munani bagiye muri iki gitaramo ahitwa Kakumiro. Ubwo ni agasozi kamwe kari mu gihugu cya Uganda, abantu bahazi ubwo barahazi ndetse n'abatahazi ni ngombwa ngo bahamenye. Bari kuririmba mu giterane ku cyumweru. Yego. Ni ukuvuga ngo ku cyumweru baragiye nibyo baratarama. Ubwo ni Gogo ndetse n'abamureberera bari kumwe team management. Ubwo bataramaga ku cyumweru igiterane cyaje kurangira. Cyaje kurangira ku masaha y'umugoroba. Urumva nibyo niba igiterane kirangiye ni ngombwa ko baza kwegerana n'ababatumiye. Ubwo twabyita ahangaha mu Rwanda tubyita nko kwinegura. Yego. Urumva biba ari na ngombwa ngo niba hari amafaranga, kuko nawe urabizi ko Samu uri umwe mu bantu bajya bategura ibitaramo, hari amafaranga mugomba kurangizanya, baza kuba baza guhita babishyura, bakaza no kwinegura bakavuga ati se byagenze neza cyangwa se byagenze nabi. Ako kanama karabaye ku mugoroba ku cyumweru, ariko nanone ndagira ngo nkubwire ko aya ni amakuru naje gucukumbura nza gusanga ubwo ku cyumweru Gogo yarangizaga kuririmba ahangaha cyangwa se yasozaga iki gitaramo. Gogo yari afite misiyo yo guhita yerekeza i Kampala mu mujyi. Hari igitaramo nabonye cyuriya Ricky wakubise umugabo wa Zari. Gogo yari performingemo ndetse cyari cyateguwe na Bruno n'umuhanzi n'undi uririmba indirimbo zisi. Yego, baricyo yari bwerekezemo. Nibyo icyo gitaramo cyari gihari, ariko ndagira ngo nkubwire andi makuru y'ibanga. Amakuru naje kumenya nuko berekeje i Kampala mu mujyi. Gogo yari afite umushoramari bagiye gusinyana amasezerano. Icyo kintu uze kucyumva neza. Ubwo bavaga ahangaha Kakumiro berekeje Kampala mu mujyi, ubwo niho bagombaga kurara, ariko nanone bakagomba kubonana ku wa mbere n'umushoramari umwe bari gusinyana amasezerano. Bari baramaze no kuvugana buri kimwe cyose, baramaze kukiganiraho, bararangije. Icyari gisigaye ni ukuba ubyumve neza, ahangaha ni umushoramari bari baramaze kudiringa diro yose. Bagiye kuva i Kigali diro barayirangije. Uyu yari umushoramari bari bagiye kwamamariza ibikorwa bye. Yego. Ntago nza kumuvuga mu mazina kuko anga ntago yatwishyuye, ariko mba ngira ngo mbwire abantu amakuru yose uko byagiye bikurikirana. Gogo ubwo bagombaga kugenda, bagomba guhita bashyira umukono ku masezerano, bakaza guhita barangizanya abaha cash. Ubwo bageraga muri iyo hoteli imwe, Gogo abantu bari bamuzi cyangwa se abantu bari batuwe babana nawe. Gogo buriya ngo yajyaga abana n'ubudwayi twakita nk'igicuri. Yego. Gogo ngo yaje gufatwa n'igicuri. Ubwo abo bari kumwe babasha guhamagara bamwe mu bagize umuryango we, bamwe mu bari bamuzi. Ubwo urumva ntago ari ubudwayi bwari bumufashe ako kanya, n'ubudwayi yaratuwe abana nabwo. Yego. Icyo kintu uze kucyumva neza. Yaje gufatwa, barahamagara babaza abo muri famiye ye, barababaza ati se ko Gogo afashwe bimeze bite, bijya bigenda biti. Urumva bagombaga kubaza famiye, abantu babana nawe ubuzima bwa buri munsi. Urumva iyo ubana n'umuntu ubuzima bwa buri munsi, ubuzi ko wenda niba abana n'ubudwayi yafashwe, ubuzi uko ugomba kuba wamutwara. Barababwiye ati bagira ibyo bakora bimwe na bimwe nk'uko bari batuwe babigenza. Urabizi iyo umuntu afashwe n'igicuri, ibi ni ibintu twagiye tubona henshi, tujya tubibona mu magare. Yego. Tukabibona ndetse n'abantu bagiye biga no ku ishuri twajyaga tubona. Yego. N'ahantu henshi habaye ibitaramo tujya tubona, tukabona umuntu araguye. Ari nibiba ari ngombwa ko cyane cyane nko mu masomo twagiye twiga, umuntu urwaye igicuri urabizi ko Samu iyo aguye hasi biba ari ngombwa ko mumuha umwuka uhagije cyangwa se mudahita mumushungera. Akabona umwuka akabasha guhumeka neza. Gogo yaraguye nibyo,
baramwegera bamuha ibyangombwa nyine bisabwa byo gufasha umurwayi, ariko baza kubona ko ngo bidakenewe. Nibwo bahitaga bamufata berekeza ku bitaro bimwe biri aho ngaho mu mujyi wa Kampala, ngira ngo amazina wayabonye nayaguhaye. Ibi bitaro babyita Kengere Doctor Medical Center. Uze kureba neza nawe umbwire, kuko namaze kuguha ibi bitaro uko byitwa. Ibi niko byitwa Kengere Doctors Medical Center. Yego. Baje kwerekera ku ibi bitaro, ndagira ngo nkubwire ko Samu Gogo ubwo bamugezaga kuri ibi bitaro bya Kengere Doctor Medical Center, mu gihe cy'amasaha 2 yonyine Gogo akigera mu bitaro yahise yitaba Imana. Urabyumva neza? Yego ndi kubyumva. Gogo ndagira ngo nkubwire ko yitabye Imana ku isaha y'isa 3:30. Icyo kintu uze kucyumva. Saa 10:07. Yego. Abinyujije kuri Hajya Stati. Manager wa Gogo. Yego. Yaranditse yarapostinze ngo Shalom nshuti namwe baterankunga ba Gogo, tumaze iminsi mu ivugabutumwa Uganda. Yego. Ariko mu dusengere Gogo ararwaye cyane. Iminsi 2 irashize atabasha no kurya. Yego. Nibyo nari nyikubwira. Gogo ngo akigerayo ku isaha y'isa 3:30 yahise ava mu mubiri. Ariko nanone ndagira ngo mbwire dusubire inyuma ho gato y'uyu Gogo abantu bamenye bakanamukunda. Ni Gogo witabye Imana yaragize imyaka 36. Yego, yavutse. Kuko ni Gogo wavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa 4 umwaka 1989. Bivuze ngo ubwo aka kanya Gogo yitabye Imana yarageze imyaka 36 y'amavuko. Ni Gogo wavukiye mu karere ka Rwamagana ahitwa Ifumbwe. Ubwo abantu barahazi. Azaguca mu buzima nyine bw'ubuzima umuntu acamo. Ubuhamya bwiwe yagiye abutanga, abantu benshi bagiye bamubona, ndetse n'ahangaye wacu ku rugendo online yaciyeho mwaraganiriye. Yego. Ariko se ndagira ngo tuze kuganira, tuze kwibaza ku ibi bintu, ariko tuze no kubihuza ndetse n'ibyo Ezekiel tumaze kuganira atubwiye. Ndagira ngo byibuze niba byaza gushoboka tuze guhamagara umwe mu bantu bari kumwe, tuze kumubaza uko urugendo rwabo rwagenze kugira ngo bave kuri stage, tuze kureba ko twaza kubona Bikemu umwe mu bo bari kumwe. Yego. Twumva ibyo ari byo. Umwe muri team management ndanakeka ko Bikemu ari we warushinzwe social media. Yego. Bikemu ntago ariko basha gufata telefone, nibyo birumvikana kuko urumva niba ari mu bintu byinshi, hari GoFund yasizweho, hari na nimero de telefone yo kugira ngo uburyo bwose buza gukunda kugira ngo afashwe. Kube ko abantu barabizi ko ntago biba byoroshye gukura umubiri w'umuntu mu kindi gihugu. Ni ibintu bisaba ubushobozi, ni ibintu bisaba amafaranga, bwo ngira ngo abantu barabizi cyane. Ariko icyo nageraga ngo turebeho, ubwo Ezekiel twamuhamagaye. Yego. Wenda n'amajwi ye baraza kudufasha bayanyuzemo. Mu bintu Ezekiel yasobanuye bihabanye n'ibi biri ku rupapuro rwo kwa muganga. Ariko urumva Ezekiel we yavuze iby'imihanda, ngira ngo ibiri ku rupapuro rwo kwa muganga ngibi muri ibi bitaro bya Kengere Doctors Medical Center. Yego. Byo bisobanura ko yazize indwara Musabyimana Glorious yazize. Hano hariho indwara epilepsy rero nindi kuyikoreraho research. Iyo banditseho hano nsanga ni igicuri. Ni igicuri hari nuvuga ngo ni indwara ifite ibimenyetso byo kugwa hasi utunguwe ugahinda
noneho hari n'ibindi bita ngo kunyeganyega amaboko n'amaguru utabishaka, gukomera umunwa cyangwa se kotsa amenyo, kubura ubwenge cyangwa se kumera nk'uri mu nzozi, kunanirwa kuvuga cyangwa kumva mu gihe gito. Yego, iyi ni indwara y'igicuri, ngira ngo abantu iyi ndwara igikira zubu ntago igikira. Sinzi ubwo abantu baratubwira abantu hakaba n'indi ndwara yo mu buhumekero. Ariko nanone ni gogo wari ufite, nanone twibuke wari ufite ubumuga ndetse wari ubifitiye n'ikarita. Ubumuga njyewe nabashije no kubona ikarita ya gogo. Ni ikarita ndagira ngo nawe nze kuyikwereka ahangaha. Ni ikarita y'umuntu ufite ubumuga bita disability identification card. Yego, ko nayibonye amazina yiwe Musabyimana Gloriosa, date wavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'1989, akavukira mu karere ka Rwamagana aho bita Ifumbwe. Dore ngiyi ikarita, ngira ngo buriya bano bantu bose bagiye bafite ubumuga butandukanye, bose bagiye bafite iyo bita imiryango. Buriya hari imiryango bafite ubumuga rw'uruhu, hari abafite ubw'ingingo, yego, bugufi, buri cyiciro cyose abafite ubumuga bwo kutabona, abo bose bagiye bafite imiryango igiye ireberera inyungu zabo cyangwa se iharanira uburenganzira bwabo, cyane cyane bikubiye mu cyo bita NIDOR. Yego, ndumva narageze amahirwe yo kujya guhugurwa nabo ku buryo tuzajya dukora inkuru. Samu wari wikije ku magambo Ezekiel atubwiye. Biriya bintu Ezekiel atubwiye natwe ibi bintu tuze kubyibazaho nanone. Binteye ubwoba. Nanjye binteye ubwoba, amabereye ikora ntose. Bibaye bya bindi umuntu iyo yapfuye urumva havugwa inkuru zigiye zitandukanye. Havugwa nyinshi. Twahereye kuri bari abantu twabandi turi kuvuga abandi bamamaye. Urabizi nyakwigendera inzahoye. Yego. Ibyagiye bivugwa ngo yaratambwe, ngo bigenza utya, ibyo bivaho. Dore Imbogo, urabizi yararozwe. Hari n'abavuze ngo yaratambwe, hari abavuze ngo hari umuntu wagiye no ku gituro cye, hari uwo babonye ngo yagiyeyo ajya kubyiniraho. Yego, ibyo bintu byose birakururutse. N'ubundi noneho Gloriosa yitabye Imana gogo mu gihe muganga asohoye raporo y'icyo muganga icyo yazize. Yego, abandi bantu tinyamara hari andi makuru dufite. Nawe ari kukubwira ko ayo makuru yahawe n'umuntu ngo ubizi neza, ndetse ngo agiye no kureba. Agiye no kureba ngo akamukoresha ikiganiro. Yego, ni amakuru Ezekiel aduhaye webwe, ari kuvuga ko ngo gogo mbere yuko bambuka umupaka uhuza u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda, bagiye mu gihugu cya Uganda. Ubwo ni amakuru turi gukura imihanda kuko ntago twege twaza guhinyuza amakuru ya muganga. Ngo bahawe amafaranga miliyoni 80 z'amashiringi. Ubwo naya magande, ubwo nituzi ubwo abayashyira mu Manyarwanda baraza kureba uko angana. Biri kuvugwa ko ngo aya mafaranga ngo ashobora kuba ari intandaro yuko yaba ari yazize izi miliyoni 80. Ubwo nituza gusubira inyuma harazaho izi miliyoni 80. Ntituzi neza niba gogo yitabye Imana. Twibukiranye wa muntu wundi twabonye imbere, nawe bari bagiye gusinya amasezerano. Yego, sibyo? Aho turaza kwibaza ngo ese ayo mafaranga yose ntibaba bari bamaze kuyafata cyangwa se kuyakacikwa? Sibyo? Ibyo bintu nubifata ukabyinjiramo, buriya nta kintu njya mbona. Hari umuntu ujya impaka buriya muganga, njye mbona muganga ari we muntu wo gusobanura ikintu cyishe umuntu. Yego, ubwo gogo abaye yarozwe, raporo ya muganga hano iyi tubonye turaza no kuyishyiraho abantu bayibone. Iyi raporo yakabaye igaragaza ikindi kintu. Gogo yarasanzwe arwara. Yego,
yari asanzwe agwa icyo gicuri cyari gisanzwe kandi kimufata indwara y'igicuri buriya tuzi ko ari indwara mbi. watangiye ubisobanura neza buri ndwara y'igicuri yo abantu ari umuryango uzi ko ufite umuntu baba bafite ukuntu bamufata yego cyane cyane gogo hariya ari kumwe n'abasore wenda batamenyereye ukuntu umuntu wafashwe n'igicuri bamwitaho. Ariko nanone bakoze ikintu cyiza cyo kuba barahamagaye abantu babanaga nawe ubuzima bwa buri munsi bakamubaza ngo iyo bigenze utya yego bigenda ute. Ibyo bintu rero ngiye mbona ari bigiye kuza kandi ari bya bintu by'abantu bashaka gutwika. Ndabizi kuva gogo yitabye Imana ubu abantu bagiye kubona inkuru zigiye zitandukanye uba ahantu bagiye kuza bahanure ngo ngiye Imana yari yabinyeretse yego urabibona ubu ngubu batangiye no kubikora. Abandi bagiye kuza bati aratambwe buriya baramutanze kubera ko yarazwi kugira ngo wenda babyuririreho. Ibyo nabyo bizakorwa ibyo biganiro si byo ko buriya urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ukuntu rujya bazabikurikirana gake gake barabikurikirana cyane. Ariko ikintu cyo twavuga ibi by'aya mafaranga miliyoni 80 yego ibihumbi ni 80 miliyoni 80 ni miliyoni 80 z'amashiringi y'amagande yego kuko hari amashiringi y'Amatanzania hari ay'amanyakenya ubwo hari n'amagande ariko ubwo wenda uyasize mu manyarwanda kwestima ko ziri nko muri 20. Ubwo tuvuge ko aya mafaranga miliyoni 80 ni amafaranga ari yahawe tubyite nka installation yego installation y'igitaramo. Noneho rero aya mafaranga ntabwo ngiye nahamya neza ko uyu nyakwigendera kuko aba bantu n'ubundi ni uvuga ngo iyi management ye niyo yadiringaga ntabwo gogo yajyaga muri deal z'ibyo bintu kandi ukuvuga ngo management ye ntabwo yari gufata umuntu nk'uyu Imana itangiye gufungurira imiryango si we wenyine Imana yari yamufunguriye imiryango yayifunguriye imiryango ye ndetse nabo nibyo ndi kukubwira nabo hari witerambere ryabo. Ni ukuvuga ngo kuba gogo agiye ikintu cya mbere ni igihombo gikomeye ku muryango we kuko yaratangiye kugenda abona ndetse no ku muryango mugari w'igihugu. Igihugu kirahombye kuko yari umuhanzikazi kandi wabonaga ko yaratangiye kuzamura idarapo ry'igihugu cyane yaratangiye kuzamura idarapo ry'igihugu. wabonye ko nk'indirimbo ye wabonye ko hari umuhanzi n'uwo muri Afurika y'Epfo wayisubiyemo biriya nibyo twita nko kugoyinga viral kuba iriya ndirimbo ye hajya bayita ngo Jesus brother of Jesus yego iriya ni indirimbo ubona ko yakunzwe ukabona ko isi yose yari iri kuyivibinga igeze hahandi yari itangiye gusubirwamo n'abanyamahanga. Iryo ngiryo twabyita nko kuzamura idarapo ry'igihugu. Nta n'umusitari mu Rwanda wigeze yitaye Imana ngo mbone ibinyamakuru byose byo mu karere bya postinze byabyanditse nk'ukuntu gogo bamupostinze kuko uri kureba muri Kenya, Tanzania, Uganda hari n'ibyo muri South Africa bya postinze umuhanzi ukomeye ngo indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Hari n'abo nabonye banditse ngo gogo kutoka Burundi bajyaga bamwita ko ari umurundi kuko rabizi ko abarundi bitewe nuko ariko binatewe nuko aririmba binatewe nuko aririmba ibi bintu rero by'aya mafaranga byo ubwo abari kubivuga njyewe ntago najya ku ruhande rwabo ahubwo najya ku ruhande rwa muganga kuko muganga niwe werekanye ko gogo yazize hano hariho indwara ebyiri yazize ibintu bibiri hariho igicuri hariho n'indwara zo mu buhumekero yego nibyo bintu niyo raporo ya muganga nicyo kintu yagaragaje kandi nkeka ko gogo nimba bavuga ko hari ikindi kintu cyaba cyamwishe ubwo ze muganga yapima ibi bitaro bishobora kuba bifite abadogiteri ku buryo batazi ikintu cyaba cyishe umuntu ku buryo bakorera ntuzi umuntu basuzuma umubiri w'umuntu bakayoberwa ikintu cyaba cyamwishe ntago bibaho. Ni ikibazo gikomeye. Gogo yishwe n'igicuri ibyo bindi by'amafaranga reka tubirekere abari kubivuga reka tunabiharire n'aba ngaba kuko na Ezekiel bitubwiye ko agiye kureba umuntu ariko nanone nanone buriya ntago twabirenza natwe ingohe reka tugumye dutegereze tumenye ngo ese uyu muntu
irihe jambo riza kumuvamo sibyo dutegereze kuko iyo umuntu yapfuye havugwa byinshi ubwo rero njye nabwira abantu ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu tubane mu biganiro hari kandi twihanganishe GoFund bakoze abantu munyureho turi kuyipininga munsi y'ibiganiro mujyeho nabonye hari na nimero hari na nimero ya telefone nabonye hari na nimero ushaka wareka nkazibabwira na hano bakaza kuzishyiraho ubwo umuntu waba wifuza kuba yabafasha kuba bageza umubiri wa Gogo ahangaha mu Rwanda kanze nkurebereza nimero kabisa ngizi nimero ahangaha 07 nimero wanyuzaho ubufasha bwo kuba watabara ni 07 87 98 375 07 87 98 375 ya abantu bakomeze kwihangana reka dushimire abantu tubana mu biganiro byacu bya buri munsi